Nyamasheke, ikamyo yari itwaye amakara yakoze impanuka. Ndagusuhuje kana none nguhaye ikaze kuri Bin Empire, njyeweho nitwa Mr Binex Promoter. Nguhaye ikaze mu nkuru y'uno munsi, ariko inkuru twavuga ko idashimishije ku ruhande rwa buri muntu wese wayumva, kandi ni inkuru itanejeje. Ni inkuru y'impanuka y'imodoka yavaga muri Tanzania iza mu ruganda rwa Simerwa, yakoze impanuka igeze aho bita mu Gisakura, ndetse ni inkuru ibabarije ku muryango ndetse na ba nyiru wahasize ubuzima. Ikamyo ifite plaka LR 4626 yari itwaye amakara yifashishwa mu gukora sima, yari yavanye Tanzania iyajyana mu ruganda rwa sima Nyarwanda Simerwa ruherereye mu karere ka Rusizi. Yakoze impanuka ihitana uwari uyitwaye. Kanamugire Fulgence, umwe mu bahise bahagera ikigwa, yabwiye Imvaho Nshya ko akurikije uburyo yaguyemo n'uburyo aho yaguye hasanzwe hacuramye cyane, akeka ko ari firi umushoferi yabuze, kuko yamanutse ahorera cyane akubita umukingo, imodoka iragaruka ihita igarama mu nkengero z'umuhanda. Ati yageze hafi y'umuhanda ugana ku kigo nderabuzima cya Gisakura, mu ikorosi rihari imodoka iriruka cyane nk'iyabuze feri, tubona ayikubise ku mukingo, iragaruka igarama mu nkengero z'umuhanda. Iyo kamyo yahise yangirika bikomeye icy'imbere, ku buryo hagaragaraga akaguru gusa k'umushoferi kafashwemo atanyeganyega. Polisi yahise ihagera ifite ibyuma byafashije kumukuramo, basanga yapfuye. Umurambo uhita ujyanwa ku bitaro bya Bushenge, ibisigazwa by'ikamyo bikaba bikiri aho yaguye. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda CP Emmanuel Kayigi yabwiye Imvaho Nshya ko hagikurikiranwa icyateye iyo mpanuka, kuko umushoferi yarimo wenyine. Ati imodoka y'ikamyo yari ipakiye amakara ikuye muri Tanzania yifashishwa mu gukora sima, yageze mu Gisakura mu mudugudu wa Ruvumbu, akagari ka Buvungira, umurenge wa Bushekeri, akarere ka Nyamasheke. Umushoferi gukata ikona cyangwa ikoni rihari biramunanira, agonga umukingo, imodoka igwa igaramye iramugwira ahita apfa. Yakomeje ahamya ko mu gihe umurambo wahise ujyanwa ku bitaro bya Bushenge, polisi y'u Rwanda ikomeje gukurikirana icyaba cyateye impanuka, kuko umushoferi yari wenyine mu modoka. Iyi nkuru irababaje, yaba ku muryango ndetse n'abavandimwe, yaba kuri nyiri modoka ndetse n'abandi bose, kuko kubura umuntu cyangwa se impanuka nyine nubwo idateguza, ariko inshuro nyinshi usanga bene izo mpanuka zibabaza imiryango. Ko umuntu niba yavuye Tanzania, urumva yageze mu Rwanda, avugisha umuryango we, arangije araza avuga ati ngiye safari n'ubundi ndakomeje, ngiye kuri Simerwa mpakurure nongere ngaruke, wenda nayimaze nk'iminsi nk'itanu cyangwa icyumweru muri Tanzania, hanyuma nimara kugaruka nze sura umuryango. Urumva bari inkuru ibabaje ku ruhande, ndetse uruhande rwose rurebwa n'iyo nkuru ruba rubabaye cyane, kandi nta nubwo biba bishimishije. Gusa ni ukwihanganisha umuryango w'uwabuze wabo, ndetse no kuguma gukomera abari hafi, ndetse leta yacu igomba kubafasha bakabona umurambo wabo, cyane cyane ko bageze mu bitaro, hanyuma bakawushingura, ibintu bigakomeza, ubuzima nyine bukagenda. Ni ku isi imeze, nta kundi byagenda, kandi umuryango ukomeze wihangane kandi ukomere. Ngushimiye ko rero ukanda subscribe kuri Bin Empire, kandi nkagushimira ko tubana kuri Bin Creator Hub. Ni channel yanyu, ni channel sigaye nicaraho nkabigisha AI, nkabigisha gukoresha YouTube, nkabigisha ibintu byinshi bitandukanye kuri iyo channel. Wowe ikintu ugomba gukora
gukora, jya kanda kwino channel aho kwako gafoto ruzi, numara kwakanda aho kuri ho muhita scrolling uzamuka uratubona channel yitwa Bean Creator Hub. Ni channel nyine yo gucreatinga ni channel yo gucreatinga utuntu twose tw'ubwenge. Niba ushaka kuri amafaranga ya social media, niba ushaka kurya amafaranga yo kuri internet, iyo channel genda ukandeho subscribe, video zayo zuzira buri munsi, utubwire video tugukoreraho ndetse uduhe na commentaire kuko bidutera imbaraga zo kuguma gukora. Ndagushimiye rero, ngeweho nitwa Mr Beanex Promoter nkoranyambaga zose, ariko ikiza nicyo nagushimira kimeze neza kandi wakora ujya kuri TikTok ukarebamo Bean Empire ukabafollowinga, ndetse wamara kureba Bean Empire wayifollowinze haca ama video ari guscrollinga cyangwa se ari guca kwina mihanda, ukareba na Mr Beanex Promoter ukamufollowinga kuko ariho ncishaho ya tips ya tutorial n'ibindi byose kugira ngo naho uhigira ubumenyi. Ndetse mu misiri imbere ngiye kubakorera na content ariko ku yindi channel, content ya indi nagiraga yitwa ubuzima n'ibihe, ngiye kuzayigarura ku iyo channel kugira ngo bikomeze. Ni channel yanyu yitwaga Bean Romantic, naho nzayizana kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza kandi azaba ari by'umugisha. Ndagushimiye rero kandi ngukunda ko twatangiranye umwaka ukagenda neza, n'ubu tukaba tukomezanyije nkurikira. Iyo ubwo mwaza muri 100, 200 muri abantu b'ingenzi kandi mukwiye kuba turi kumwe mu muryango. Icyambere cyo mukwiye gukora no kunsapotinga, mba mbibisabira kandi mbinginga mbabwira ngo supportingane, kuko iyo urebye iyi nkuru ukayisharinga abandi bantu bikomeza kugenda neza kandi bigakomeza kuba iby'umugisha. Gushimiye rero kandi gushimira ko nta wundi muntu wundi wagira intege yo kuntera uretse wowe. Ni wowe ubanza abandi bakaza nyuma. Wowe urebye ukagera kuno munota ukaba ukiri kunyumva ukaba utakuyemo video, urankunda pe, urankunda. Pfukamye n'ibiganza byanjye ndagushimiye nkubwira ngo wakoze cyane kandi Imana y'imigisha ikomeze ikongerere, ubone imigisha myinshi kandi itagabanyije. Uyu mwaka uzakubera uw'amata n'ubuki, uzakubera uw'umugisha kandi ukomeze kubera uw'umugisha. Ndizera nkuko nayo basezeranyije dutangira uno mwaka ku kiganiro nakoze ku bunani, nababwiye ko uyu mwaka tuzabona ibintu byinshi kandi bitandukanye, nubwo hatabura inzitizi, nubwo imihigo nayiza, ariko Imana niyo ibiza impamvu nuko izabigenza. Rero ndagushimiye kuba no kubaho ibyibuza usharinga izi video. Ese koko waba ubizi ko iyi video kwisharinga ukayiha bagenzi bawe ari ibintu by'ingenzi cyane, ko bifasha ndetse bikanubaka na societe, ndetse no kumenyesha inkuru no promotinga inkuru ndetse no kwigeza ku bantu benshi birafasha kandi bigafasha na societe. Ngushimiye kandi ko dukomeje kubana mu bihe bitandukanye, nanjye nzakomeza kubaba hafi uyu mwaka ndetse n'indi zaza, dukora content zitandukanye kuko zirahari, yaba kuri Bean Empire, Bean Tech TV, Bean Romantic, Bean Creator Hub, n'izindi zitandukanye zose ndazifite. Channel uzabona itangizwa na Bean azaba ari njyewe Mr Beanex Promoter, tuzaba tuhabanye. Ndagushimiye rero.